nk'umugenera. Icya kabiri nuko buriya butumwa bwari bwuzuyemo ukuri cyane rwose, ntabwo ari ukuvuga ngo ko nabonye hari abifata kwinshi abakwandikira burya bakugira ibyo bakubwira turapfuye, nta ati RIB iraje gufunga. RIB ntabwo ifite gahunda yo gufunga abantu kugira ngo abantu babyumve neza. RIB irakumira, RIB ikagenza ibyaha ikagera gute. Iyo ugize amahirwe rero ahubwo ikakuburira cyangwa ikagukebura, ayo si amahirwe ahabwa abantu bose. Ni gake cyane bibaho. Ayo mahirwe rero nk'umuntu mukuru abona bake kandi ntabwo ndi umwana wo kuyatera inyoni. Cyo si igice cya kabiri ugomba kubyaza umusaruro cyane. Kuko hari ikintu yavuze, yo buryo uri muri societe uri mu ba leader d'opinion, abantu uvuga bakakumva, ufite abagukurikira, hari n'urugero ugomba gutanga cyane. Ibyo rero ntabwo yatubeshyeye, ahubwo ugira amahirwe abona umugira inama akamukebura. Hari abatagira ayo mahirwe rwose, akazashiduka ari mu mapingu, akazashiduka ari muri gereza, atarigeze abona n'igihe cyo kubitekerezaho cyangwa kugira ngo abirwanye, yabyirinde. Twebwe rero cyangwa se igiye kuvuga umwihariko, ayo mahirwe nayabonye ni abantu bake cyane bayagira cyangwa bayagize cyangwa bazayabona. Saya buri muntu kuzi kuriya mujene mwenda gusa rero. Oya seka umva kandi uragira ngo mvangire ubutumwa bwanjye mwenda no ashaka bavuga ku budevi arashaka ko nibyo rero rwose ntabwo yaturenganije mu kudukebura. Byene byanashimishije ntabeshye, kuko ntekereza ko hari abantu benshi ubu ngubu wenda tube nk'abari muri gereza atigeze abona iyo opportunity yo kubwirwa, yashidutse ari mu cyaha ateretswe ko ashobora kukigwamo n'urugero, abizi cyangwa atabigambira ariko itegeko rikamugonga akakisanga muri ubwo buryo. RIB ni urwego rugomba kubahwa, ni urwego rukumira byinshi cyane, rutuma sosiyete ijya ku murongo, abantu bagashoboka, kuko igihugu kigomba kuba abantu bashobotse bikunze hafi ya bose, nubwo bitajya bikunda nyine icyo amategeko aberaho n'imbago nk'izo za RIB ziba zikora, za polisi n'izindi nzego n'imbuzi bati mugende gake muragana mu cyaha cyane. Nabonye n'abantu babishyushyemo cyane, umenya baserebuye kandi nta kintu kirimo. Ni ikintu cyiza, sizi impamvu abantu bagifata nabi. Ni ikintu cyiza kuburirwa, umuntu akakubwira ko ushobora kugwa mu cyaha, kugwa muri gereza. Ntabwo rero nzafungwa, sizi uko navuga ati ngo ugiye kugufungwa buriya witonde. Ntabwo nzafungwa ko sindi umwana uburirwa none ngo mbirenge ako kanya. Ndashaje bihagije, ndakuze. Tumushimire rero n'umugabo rwose. Ubutumwa bwa gatatu nuko asobanura ibintu neza ku buryo abantu babyumva, akabisobanura kandi akabijyana mu mvugo yumvikana. Ni dogiteri rega, nta mudogiteri ujijinganye, yumvikana ku buryo ntabwo akoresha ibinyazina ndafutura ku buryo uwo bigenewe atabimenya. Oya, ubutumwa nabwumvise ku giti cyanjye kandi bwanshengeye, kandi bwaje mu buryo bwiza budafite ingaruka, bwashoboraga kuza mu zindi nzira cyane. RIB muri abantu b'abagabo mukomeze mufashe sosiyete kujya ku murongo. Turimo ugomba kubishyigikira cyane rwose. Ubwo umwijeje iki? Kandi nakijeje nuko nyine ubutumwa bwangezeho nanjye nkaba namwoherereje ubwanjye nyine, se hari ikindi kubiseka uvuga ngo gihe ikintu mwizeza nyine. Mwijeje nyine ko ugomba kugendera ku mbago, ntagomba kunyerera ngo ndenge umurongo utukura. Umwijeje ko impungenge afite ko ushobora kugwa mu cyaha bitazaba. Urwego nemera uko rukora ntakubeshye, shima cyane kuko ndujyamo kenshi naba ndegwa cyangwa ndega kandi nkabona ubutabera, cyangwa n'abandi bandega bakabubona. Bibaho rwose, si uvuga ngo sinzi aho RIB ikorera. Oya, nyibamo, reka mvuge gutyo. N'ubu ngubu uzi ko muri dosiye ngo kuva 2018 mfunze, ariko nubwo ni nka mistake yabayeho, wenda hari nka dosiye yakozwe ariko bikarangira ntafunzwe, ariko ntibabikure muri system cyane bita gukatirwa umwaka imyaka isubi. Ntabwo ari byo, ibyo byari bitaraza. Sinzi ukuntu nagiye kuri RIB nta n'ukwezi kurashira, hari dosiye tukubona muri gereza usanga uri ahangaha kandi ufunze. RIB rero muri abantu b'abagabo, urwego nkuru rutabayeho hari ibidasanzwe. Ndi mu bantu bakagombye kubihamya muri sosiyete.
buriya nubwo tuba turi abanyamakuru hari abadukunda haba n'abatwanga baturenganya se bataturenganya wenda bitewe n'uko bakiriye inkuru wenda twakoze zibareba cyangwa zireba ibigo byabo cyangwa abantu babo. Hatari inzego nk'izi rero ngo zikumire zishyireho imbago, abantu wajya usanga bihanira bagira ibintu nk'ibi. Ubu se uko wenda uko ubona nteye cyangwa imyitwarire yanjye ndi muri sosiyete idafite inzego nka za RIB naramba waba urirahe mu Buholandi? Oya ndivugirahe ndavuga ngiye kuri context wenda y'abavuga bati sinkunda reje ko ndabizi ko abantu bankunda ariko hari n'abanyanga kandi iyo niyo ni kuri entourage muri entourage ntawe utabaho none se atari inzego nkuru rwego ngo rukumire abantu barutinye kubera rugorora ibintu ya RIB muri abantu b'abagabo ku butumwa duhaye byo bwanshimishije cyane. Abantu bazi ko byacitse oya